fotosesiyo uje muri stade. Bisa nongeye nizere ko mumeze neza cyane aho muri yagiye atandukanye mbifurize ibihe byiza cyane kabisa. Umukino ukomeye cyane uzahuza agency na equipe ya Al Hilal ku munsi waje ku saa 9. Equipe ya Islam Magic amaze kugera hano kuri stade Amahoro nyine hazabera iyi game. Baje muri training session eban. Ubwo rero murabizi ko nyine equipe izakirwa ihabwa umwanya ku isa izakirwaho nyine ubundi kaza igakora match mbere yuko nyine uwo mukino utangira, mbere yuko umunsi umwe nyine uwo mukino utangira muri rusange kabisa. Kipe rero njya murayibona abasore bihanyaswa barahari, sora amazina turaza kujya tubacengera gake gakeya, tugenda dusengura amazina y'ibikomezwa nyine yitabiriye uyu mukino. Ku munsi waje bizaba ari uburyohe cyane kabisa. Tista Shimwalim here we go. Aya banatanga bari turetse cyane. Anyway, acceptable. Yama. Wana hatari kabisa. Rero nizere ko ibintu bimeze neza cyane. Aya makipe yiteretse ameze neza cyane. Ni group stages rero twakiri hano, ni imikino ikomeye cyane. Nabonye na Ferwafa ibyishimira itumira abaturage uvuga ati ni umukino ukomeye cyane twakiriye mu mateka mu by'ukuri muri iyi mikino ya ACAF. Numwe mikino ikomeye cyane ati rero yes kabisa. Nizere ko mumeze neza cyane muri agiye atandukanye bakunzi ba Mwalimu T-Stash bakunda imikino bipanze biteretse kabisa. Mboneraho kubahereza ikaze kuri imyitozo ikomeye cyane equipe ya US Amarisha kabisa ari gutegura umukino ukomeye cyane ku munsi w'ejo izabikinamo na equipe ya Al Hilal Omdurman yo mu gihugu cya Sudan. Abataramu bamaze kugera ku kibuga bakerereho iminota mike cyane kuko bageza ku isa 9:28 bagomba gutangira saa 9. Ubwo rero ngira ngo muri kubabona mu by'ukuri Gillo go pick. Aya Mwalimu. Ibintu biraryoshye cyane.